If you want to understand why Japan has one of the lowest cancer mortality niba ushaka kumenya impamvu igihugu cy'Ubuyapani kigira abantu bake bicwa na kanseri ku isi yose rates on the entire planet, don't look at their hospitals. nturebe ibitaro byabo, nturebe imiterere y'amaraso yabo, reba ibyo miliyoni 80 z'Abayapani bakuru bakora mu minota 30 ya mbere nyuma yo gukanguka buri gitondo. Every single morning. Here's what makes this remarkable. Dore ikintu gitangaje. Researchers who have spent decades studying populations in Okinawa and Nagano abashakashatsi bamaze imyaka myinshi biga abaturage bo muri Okinawa na Nagano, uturere tuzwiho kugira abaturage barama cyane kurusha abandi bose mu mateka y'abantu, bahoraga basangiye ibintu bimwe, ntibyari meditation cyangwa amazi akonje, byari urukurikirane rw'imyitwarire yo kurya mu gitondo igaragara kwihagarika uburyo serire za kanseri zikura, zikabaho kandi zikiyongera mu mubiri w'umuntu. Abantu benshi batekereza ko Abayapani baramba kandi bakagira kanseri nke kubera imiterere y'amaraso, iyo niyo bisanzemo, ariko ikibazo kiri muri iyo teori iyo Abayapani bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakabaho nk'abazungu, igipimo cya kanseri cyabo kiriyongera kikangana n'icyacu mu buryo bwihuse cyane. Indangamurage zabo ntiziba zahindutse, imyitwarire niyo iba yahindutse. Ibyo si ibintu bito, dukwiriye kwivana mu burundu kwishingikiriza ku ndangamurage. Ibi ngibi kandi bigaragazwa n'ibipimo bisiguye ko ubwirinzi budasanzwe kuri kanseri buboneka mu Buyapani bushingiye cyane ku myitwarire mu mirire, kandi imyitwarire kurusha iyindi iboneka ku ifunguro rya mu gitondo. Uyu munsi twerekeje urushinge ku ibanga ry'Abayapani mu guca ukubiri na kanseri, umuvuduko ukabije, indwara zibasira umwijima n'izindi nyinshi. Nay, so why bother? But here's the problem with that theory. Aho wageze ni kuri Jeanne Paul Official, umuyoboro ubagezaho ibiganiro bitandukanye byibanda ku buzima bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne Pansenya Naturopathe, mwarimu na diwani wa afya, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe n'inzogera uje ugira amahirwe yo kwibanira nanjye buri munsi muri ibi biganiro utapfa gusanga ahandi. Uhereye umwanya uragira amahirwe yo kujya ugezwaho izi mpanuro zamaze gukiza indwara nyinshi abantu babana natwe buri munsi. Noneho mu ntega amatwi mbacire ku mayange banga Abayapani bagenderaho bagaca ukubiri na kanseri, umuvuduko ukabije w'amaraso, diabete n'izindi ndwara nyinshi cyane. Mbazaniye Dogiteri Liana agiye kutubwira byinshi. I'm Dr. Liana. I'm an emergency medicine physician with nearly 10 years in clinical practice, and for the last several years, nitwa Dogiteri Liana. Ndi muganga w'indwara zihutirwa, maze hafi imyaka 10 mu kazi, kandi mu myaka ishize nabaye nita cyane ku bushakashatsi bwo kwirinda kanseri no ku mikorere y'imibereho y'amaserire. Ndashaka gusobanura neza iki kintu. Nagiye mpura n'abarwayi babwiwe ko indwara yabo ishobora gucungwa cyangwa idakomeye, ariko nkareba uko bagenda bapfa kubera ko nta muntu wababwiye iby'umubiri wabo wari ugiye gukora mu ibanga n'ibyo bari bashobora gukora ngo bayirwanye. Iyo niyo mvugo ntigeze ngira mu cyumba cy'indwara zihutirwa, kandi niyo mvugo nubakiyeho iki kiganiro kugira ngo ngitegure. Icyo nshyiraho uyu munsi si igitekerezo cyangwa inkuru, ni ubumenyi bw'imikorere bushyigikiwe n'ubushakashatsi bwemejwe n'abahanga, busobanura neza impamvu imyitwarire imwe yo mu gitondo ishobora guhindura uburyo serire za kanseri ziba cyangwa zigapfa. Muri iyi video ngiye kukwereka impamvu amasaha 2 ya mbere nyuma yo gukanguka ari amahirwe akomeye cyane yo kwirinda kanseri no gusana ADN yawe nibiba iyo yapfushije ubusa. Hari uburyo butatu bwihariye bwo kwirinda kanseri. Iyi myitwarire yo mu gitondo ikora icyarimwe. Hari ikinyabutabire cyihariye kiri mu cyayi cya mu gitondo cy'Abayapani cyagaragajwe mu bushakashatsi ko gihagarika amaraso agaburira serire za kanseri. Hari ikiribwa cy'Ubuyapani kinitswe gifasha cyane guhindura udukoko two mu mara tukajya ku bwoko bumwe bugena niba ubudahangarwa bw'umubiri bushobora kubona no kwica serire za kanseri. Hari uburyo bwihariye bwo mu gitondo, amasaha, ingano n'uburyo bwo gutegura ushobora gutangira gukoresha guhera ejo. Hari n'imyitwarire yo mu gitondo iburizamo buri kamaro nubwo waba ukora ibindi byose neza.
umubiri wawe ugabanywamo hagati y'utunyangingo miliyoni 25 na 50 buri segonda, kandi buri diviziyo itwara ibyago byo gukora ikosa mu kopi ya ADN. Nyuma y'imyaka 53 uburyo bufata kandi bukosora ayo makosa bugenda bworoha icyarimwe. Umuvuduko wa enzyme zisa na za ADN ugabanuka hagati ya 20 na 35 kwijana. Uburyo bwo kwirinda bw'umubiri, selile z'ubudahangarwa zisanzwe zishakisha selile zidasanzwe mu mubiri bugenda bugabanuka, kandi ubushobozi bw'umubiri bwo guhagarika angiogenesis ya tumor, ndavuga imiterere ya kanseri cyangwa y'ibibyimba bya kanseri, no kuvuga uburyo karasite ya kanseri ibona amaraso yo gukura butangira kugabanuka. Icyo cyanyuma gifite akamaro kurusha uko abantu benshi babyumva, kuko karasite y'utunyangingo dufite ikibazo mu mubiri wari ushobora gukuraho iguma idakora, idafite akaga ku rugero ruto kugeza igihe ibonye amaraso. Ubwo abashakashatsi bo muri Harvard Medical School basanze ishobora kwiyongera inshuro 16,000 mu minsi 14 gusa. Impamvu igitondo ari amahirwe akomeye ni uko habaho kuzamuka kwa cortisol mu minota 30 kugeza kuri 45 ya mbere yo gukanguka. Uwo mwuka wa cortisol ukangura selile z'ubudahangarwa ku rwego rwo hejuru, bigatuma mu gitondo ari igihe gikomeye cyane cyo kurinda kanseri. Umuco wa mu gitondo w'Abayapani ukora ibi byose icyarimwe binyuze mu nzira 3 zitandukanye. Icya mbere, igice cy'ibiribwa bisabitswe cyongera cyane udukoko two mu mara twitwa Akkermansia mucinifera, twagaragajwe mu bushakashatsi nk'ikimenyetso gikomeye cyerekana niba ubudahangarwa bushobora kubona no kwica selile za kanseri. Icya kabiri, ikinyabutabire cya EGCG kiboneka cyane mu cyayi cya matcha abandi bita tever, gifasha guhagarika ikimenyetso cya VEGF selile za kanseri zikoresha kugira ngo zibone amaraso, kikaba nk'ikirango kibuza ikibyimba gukura vuba. Icya gatatu, guhuza methyl donors na polyphenols bitangwa n'iyo myitwarire bitanga ibikoresho by'ingenzi enzyme zisana ADN zikenera kugira ngo zigabanye ibimenyetso byangiza ADN. Ibyo bikaba bifitanye isano n'ibyago bya kanseri. Ibyo urya mu gitondo bishobora gufasha iyi systeme 3 icyarimwe cyangwa bikazihagarika. Umuco wa mu gitondo w'Abayapani wubatswe mu gihe kinini kandi wemejwe n'ubushakashatsi ko ari mwiza cyane. Mu turere tw'Ubuyapani dufite kanseri nke cyane muri Shizuoka na Nagano, imyitwarire ya mu gitondo ikomeje iracyakorwa mu buryo bukurikira. Icya mbere, matcha cyangwa tever yo mu rwego rwo hejuru inyobwa mu minota 30 nyuma yo gukanguka mbere y'ifunguro, igategurwa ku bushyuhe bwihariye kugira ngo ibikomoka ku cyayi bikomeze. Icya kabiri, ikiribwa cy'ibimera bisembuye cyane nato soya yinitswe gifite akamaro gakomeye ku dukoko two mu mara. Hari n'ubundi buryo bworoshye ku bantu batabasha kurya ibikomoka kuri soya. Icya gatatu, uburyo bwo kurya ibyo kurya bike buzwi mu muco w'Abayapani nka hara hachibu, bivuze kurya kugeza wumva wuzuye ku kigero cya 80%. Ibi bitera caloric restriction yoroheje, bigatuma habaho autophagy, ni ukuvuga uburyo selile zisukura ibyangiritse, harimo n'ibimenyetso bya kanseri. Ibi bintu bitatu byunganira systeme 3 zo kwirinda kanseri: EGCG iva mu cyayi, Akkermansia iva mu biribwa byasembuwe, no kugabanya ibivumbikisha umubiri ukabasha kwisukura, icyo bita autophagy. Ubushakashatsi bwa 2023 bwatangajwe mu kinyamakuru Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention bwakusanyije amakuru yavuye mu bushakashatsi 29 ku bantu barenga miliyoni 1,100,000 basanze kunywa icyayi cy'icyatsi kenshi bifitanye isano n'igabanuka rikomeye ry'indwara za kanseri zitandukanye, cyane zifata urwungano ngogozi, kanseri y'inkari n'iy'ibere. Ingano yagaragajwe ko ifite akamaro kurusha izindi ni ibikombe 3 cyangwa ibirahuri 3 cyangwa birenze by'icyayi cyateguwe neza ku munsi. Abashakashatsi bo muri Kyushu University mu Buyapani bakurikiranye abantu barenga 40,000 mu gihe cy'imyaka 11, basanze abagabo banywaga ibikombe 5 cyangwa birenze ku munsi bafite ibyago bike cyane byo kugira kanseri y'uruhago cyangwa se kanseri ya prostate ugereranije n'abanywaga igikombe kimwe cyangwa munsi yacyo.
Mu bushakashatsi bwakozwe na Ohio State University kuri selile za kanseri y'ibihaha basanze EGCG itera apoptosis kwica selile za kanseri ariko ikareka selile zisanzwe zigakora neza. Ibi byerekana ko icyo kinyabutabire gishobora gutandukanya selile nzima n'izifite ikibazo. Ku bijyanye n'udukoko two mu mara, ubushakashatsi bwakozwe na Kaminuza ya California ku bantu 168 basanze kunywa ibinyobwa bikorwa mu bikomoka ku makomamanga pomegranate byongera udukoko twa Akkermansia muscinifera inshuro 6 mu byumweru bitatu. Ibi byapimwe hakoreshejwe DNA sequencing y'udukoko two mu mara. Ku bijyanye no gusana ADN, ubushakashatsi bwa McMaster University bwakurikiranye ikimenyetso cyitwa 8ODG gipima uko ADN yangirika mu tunyangingo ku bantu 84 barengeje imyaka 55. Abanywaga icyayi cy'icyatsi TVR n'ibiribwa bisabitswe mu gitondo bagaragaje kugabanuka kwa 31% mu bimenyetso byangiza ADN ugereranije n'abaryaga ibiribwa bya kizungu. Ibi bipimo si ibintu bito, ni ingaruka zikomeye cyane ku rwego rw'ubuvuzi. Uburyo bwihariye bwo kwivura: intambwe ya mbere, ugomba gukanguka ugategereza iminota 20 utarya cyangwa utanywa. Ibi bituma cortisol ikora neza, selile z'ubudahangarwa zikaba ziteguye. Intambwe ya kabiri, ikirahuri kimwe cy'amazi cyateguwe neza, ndavuga TVR, ukoresha akayiko gato nka garame 3 amazi ashyushye ku bushyuhe bwa dogere 79 Celsius. Ntuzakoresha amata y'inka kuko aburizamo kateshine, ushobora gukoresha amata y'ibimera. Ongera indimu kugira ngo kateshine zinjire neza mu mubiri. Intambwe ya gatatu, nato cyangwa se bikomoka kuri soya cyangwa ubundi buryo bworoshye. Nato ni soya yinitse, ikungaye kuri natokinaze, vitamini K ya kabiri n'imyunyu ngugu ifasha udukoko two mu mara. Iyo bidashoboka, ushobora gukoresha mililitiro 237 z'umutobe w'amakomamanga udashyizemo isukari hamwe n'ikiribwa kinitswe cyoroheje nk'ingano zimeze na kefir. Intambwe ya kane, kurya hashize isaha ariko ukirinda guhaga cyane, kurya kugeza ku kigero cya 80% hahandi uhagarika kurya ugishaka kurya. Ibi bitera umubiri gukora autophagy, uburyo selile zisukura ibyangiritse. Ifunguro rikwiye: amagi 2, inkeri z'umukara bita blueberry cyangwa blueberries, igice cy'ikirahuri n'ikiyiko kimwe cya sezame. Intambwe ya gatanu, kota imirasire y'izuba iminota 10 mu gitondo. Ibi bifasha circadian rhythm, bigafasha ADN repair cyangwa se kwisana k'uturemangingo ndangamurage, maze imisemburo ikabasha gukora neza. Ibyo abantu bakora mu gitondo bigatuma batagira ku ntego yo kwivura ni ukongera amata mu cyayi, kurya ibyo kurya birimo isukari nyinshi cyangwa ibinyasukari byoroheje, kwirengagiza ibyo kurya bimejeje, gusimbuka ibiribwa byongera kateshine n'ibindi bitandukanye, cyangwa nko kurya ibyo kurya bikomoka mu nganda nk'ibikorano byo mu nganda nk'imikati, amandazi, za keke n'ibindi bitandukanye. Nyuma y'imyaka myinshi nkorana n'abarwayi, ibintu mbwira buri muntu wese ni ibi: tegura icyayi nijoro niba mu gitondo utabona umwanya uhagije. Indimu ifite akamaro cyane mu cyayi. Gukora ibi ku kigero cya 70 buri munsi bifite akamaro kurusha gushaka gukora ku kigero cy'ijana hanyuma ukabireka. Mu ncamake, nyuma y'imyaka 50 uturemangingo twa DNA turagabanuka, abasirikare b'umubiri baragabanuka, imbaraga z'umubiri nazo ziragabanuka. Mu gitondo selile z'ubudahangarwa ziba ziri ku rwego rwo hejuru. Umuco w'Abayapani, icyayi cya TVR, EGCG, ibiribwa bisembuwe cyangwa byinitswe, Akkermansia, no kurya ku kigero cya 80% autophagy. Ibyo ukora mu gitondo bigena uko umubiri wawe uzirinda kanseri mu minsi ikurikiraho. Ibi bibaho mu mubiri nyuma y'imyaka 50. Umuvuduko wo gusana ADN ugabanuka hagati ya 20 na 35%. Ubudahangarwa buragabanuka n'ubushobozi bwo guhagarika kanseri buragabanuka. Ibi ni ibintu bishobora guhinduka, si ibintu bidashobora guhinduka. Impamvu kurya mu gitondo bifite akamaro: selile z'ubudahangarwa ziba ziri ku rwego rwo hejuru mu masaha 2 ya mbere, cortisol ikora neza. Ibi bikaba amahirwe akomeye yo kwirinda kanseri. Uko umuco w'Abayapani
ukora, icyayi cya TVR gitanga EGCG ihagarika ikimenyetso cya VEGF selile za kanseri zikoresha kugira ngo zibone amaraso. Ibiribwa bisabitswe byongera akamansiyamu sinifira, udukoko two mu mara tugena niba ubudahangarwa bushobora kubona no kwica selile za kanseri. Kurya ibyo kurya ku kigero cya 80% ukirinda kurenza bitera isuku nziza y'umubiri, autophagy, uburyo selile zisukura ibyangiritse. Uburyo bwihariye bwo kwivura buri gitondo: tegereza iminota 20 nyuma yo gukanguka utarya kandi utanywa. Fata ikirahuri kimwe cya TVR y'akazuyaze wongeyeho indimu nta mata, nato cyangwa se soya yinitse cyangwa umutobe w'amakomamanga pomegranate juice utarimo isukari hamwe n'ikiribwa kinitswe. Fata ifunguro rikungahaye ku magi, inkeri z'umukara, blueberries, ubunyobwa, ariko ukarya ku kigero cya 80% no kota imirasire y'izuba iminota 10 buri gitondo. Ibyo ugomba kwirinda mu gitondo: amata mu cyayi, ifunguro ririmo isukari nyinshi, kwirengagiza ibyo kurya bimejeje no gusimbuka ibyo kurya bya mu gitondo. Ubushakashatsi bwerekana ko ibi byose bifite ingaruka zigaragara ku bice bitatu by'umubiri: ubudahangarwa, amaraso na ADN. Nyuma y'imyaka 50 umubiri wawe ntuhagarara, ahubwo uhindurwa n'ibyo ukora buri gitondo. Abayapani barabimenye mu muco wabo. Ubu bushakashatsi bwemeje impamvu barama imyaka myinshi, barya ibyo kurya bizima kandi bakanywa ibinyobwa byubaka umubiri. Kandi niba wifuza kugira ubuzima bwiza muri rusange, usibye gukikira ikibondo nk'abandi babyeyi bose, kurikiza izi nama z'ubuzima buri munsi, uzakira n'izindi ndwara waburiye igisubizo, kandi harimo na kanseri. Usabwa kubyuka unywa amazi y'akazuyaze hashira isaha, ukarya ibyo kurya biteguye neza, ukongera kunywa amazi mu masaa 6, bya nimugoroba ukabirya utarengeje saa 9, nijoro ntugire ikintu na kimwe ukoza mu kanwa. Aya mahame ni ingenzi cyane kuko afasha umubiri kwisukura, gukoresha neza intungamubiri no kongera ubushobozi bwo kwirinda indwara, bityo n'imiti umuntu akoresha ikabona uko ikora neza kandi gatanga umusaruro mwiza. Nshuti bavandimwe, mbashimiye ko mudahwema kubana nanjye muri ibi biganiro twishimira kubagezaho buri munsi. Mwigiriye neza niba mwaramaze gukanda subscribe n'inzogera. Gusa wowe niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro, kanda kuri iyi buto ya subscribe utazongera gucikwa n'ikiganiro na kimwe. Akaryoshye nakagaruka, mbaye mbasezeyeho, naho ubutaha. Bye bye. Inflammation, and why 3 of them are considered healthy by most people eating them right now. That video is the direct counterpart to what I showed you today. I'll see you in the next one.